Ikiganza ni ibintu 16. Icyambere Ikiganza gishobora kuza ari umugisha. Icyakabiri gisobanura igihano. Icyagatatu ni inkomoko y'ibintu byose. Icyakane ni umuvumo. Icyagatanu mu bami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 46 bisobanura ngo imbaraga. Icyagatandatu ubutabazi. Icyakarindwi bisobanura ngo ikiganza n'umuntu. Umunani bavuga ikiganza basobanura ngo intambara. Ikiganza ni ubutabazi. Nuvuga ikiganza gisobanura umurimo. Ikiganza gisobanura urubanza. Matayo igice cyaho ca 6 umurongo wa 3 ni ibanga. Ikiganza gisobanura ubuzima. Bisobanura ngo ubuntu nuvuga favere cyangwa ikintu cyiza gifite nka favere imbabazi n'ubuntu mbese. Dusobanurire ikiganza nk'urugingo rw'umubiri. Ngo gushirwaho ikimenyetso mu kiganza bisobanura ngo dugukorana na Antikristo mu ibanga. Naho gushirwaho ikimenyetso mu ruhanga ni ukwerura. Hari abantu bemeye gukorana na Satani barerura ubwo kiri mu ruhanga. Ariko hari n'abakorana na Satani mu buryo bw'ibanga ubwo kiri mu kiganza. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Mandakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Kenya, Uganda, za Congo, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Turakunda kuri Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane w'Uburayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika mu majyaruguru n'amajyepfo shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom, n'inshuti zacu ziri muri Australia shalom shalom. Turakunda ni gusenga everyday, ni gusenga buri munsi nkuko muri kuri kamera ya Gusenga bite kumwe na Dr. Revera Paul. Dr. Shalom shalom. Maramutse mute? Turi bazima. Imana ishimwe. Pastor watangira musenga Imana. Mana tuje imbere yawe, wagize neza kuko tukiriho, wagize neza kuko watwongera iminsi yo kurama kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Uzuza inshingano Yesu Kristo yadusigiye yo kugenda tugahindura abahanga yose kuba bigishwa bawe. Ubutumwa bwiza tubwiriza n'uwo guhindura abantu bose kugira ngo baba bigishwa bawe, kandi bugakomeza abakwizeye kugira ngo itorero ryawe rishikame mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana igumbugisha Pastor. Ikiganiro ni menya inzozi urota. Menya inzozi urota. Pastor, iyo urose ikiganza iyo urose ikiganza gisobanura ibintu byinshi, ariko Bibiliya twakoresheje n'umwimerere. Hari aho ushobora kubona muri Bibiliya y'ikinyarwanda itarabonye ijambo ryuzuye, kuko iyo umuntu akubwiye ngo mukure amaboko mu mufuka, ubundi nta muntu ukura amaboko mu mufuka, ahubwo umuntu akura ibiganza mu mufuka, kuko ibiganza burya nibyo bija mu mufuka. Abantu bifata mu mifuka bakoresha ibiganza, ariko iyo umubwira ngo kura amaboko mu mufuka ni ukuvuga ngo reka ubunebwe ukore. Niko yabisobanura burya ngo muje murakura amaboko mu mufuka, nuvuga ngo mureke kuba abanebwe mukore. Bibiliya twakoresheje rero yatanake igiheburayo y'umwimerere yakoresheje ikiganza n'ahakoreshwa ukuboko. Nuvuga ngo Bibiliya y'ikinyarwanda yagisobanura ahakagombye gukoresha ikiganza ikashura ukuboko hamwe na hamwe, nkuko bivugwa ngo umukiranutsi azatungwa n'amaboko ye, ariko Bibiliya y'umwe biravuga ngo umukiranutsi azatungwa n'ibiganza bye. Niko havuga. Noneho rero tugiye kuganira ku kiganza iyo urose ikiganza. Pastor, waruvuze ngo ikiganza ngo urose ikiganza ngo ni ibintu 16. Icyambere ikiganza gishobora kuza ari umugisha. Kuko byanditswe mu Itangiriro igice cya 48 umurongo wa 14 havuga uburyo Yakobo yahaye umugisha bene Yozefu ubwo yahushanyaga amaboko kuri Manase na Efraimu. Ikiganza nimero ya mbere gisobanura umugisha. Icyakabiri gisobanura igihano. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 9 umurongo wa 3 ni igihano. Muri biriya bihano Uwiteka Imana yari igiye guteza Abanyegiputa harimo ngo Imana irambura ikiganza kuri bo, bisobanura ngo ni igihano.
icya gatatu icya gatatu ni inkomoko y'ibintu byose byanditswe mu gutegeka kwa kabiri ibice 33 umurongo wa gatatu. Inkomoko y'ibintu byose ruvuga ngo ibyiza biva mu biganza byanyu, ibyiza biva mu biganza by'Uwiteka, bisobanura ngo ni inkomoko y'ibintu cyose. Icya kane ni umuvumo. Samweli ya mbere igice cya 5 umurongo wa 9 byanditswe no muri Ezekiel igice cya 21 umurongo waho wa 22, nuvuga ngo ikiganza n'umuvumo. Icya gatanu mu bami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 46 bisobanura ngo imbaraga. Icya gatandatu kiboneka hariya mu gitabo ca Ezira igice cya 8 umurongo wa 22, hasobanura ngo ubutabazi. Icya karindwi kiboneka hariya muri Yobu igice cya 4 umurongo wa 3, bisobanura ngo ikiganza n'umuntu. Ko kuvuga ngo twahuye n'ibiganza biruhije, nuvuga ngo twarwanye n'ibiganza biruhije, twarwanye n'abantu benshi cyangwa se n'abantu bakomeye. Ni muri Yobu 4 umurongo wa 3. 8 9 ni ukuvuga ngo ni muri Zaburi igice ca 18 umurongo wa 35. Iyo bavuga ikiganza basobanura ngo intambara. 10 ni Zaburi 119 umurongo waho w'173, hasobanura ngo ikiganza ni ubutabazi. 11 biboneka hariya mu gitabo ca Yesaya igice cya 3 umurongo wa 10, nuvuga ngo ikiganza gisobanura umurimo. 12 nuvuga ngo muri Yesaya igice cya 65 umurongo wa 22 naho ni umurimo. Niho hariya bavuga amagambo menshi agaragaza yerekana gukora. 13 byanditswe hara muri Daniel igice cya 5 umurongo wa 5 n'uwa 25, ikiganza gisobanura urubanza. 14 ni ukuvuga ngo muri Matayo igice cyaho ca 6 umurongo wa 3 ni ibanga. 15 byanditswe muri Mariko igice cyaho ca 16 umurongo wa 18, ikiganza gisobanura ubuzima. 16 byanditswe muri Luka igice cya mbere umurongo wa 66, Luka igice cya mbere umurongo wa 66. Noneho rero haraho gisobanura ikintu kimwe mu mirongo itandukanye. Nkara muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 3 nuvuga ngo ikiganza gisobanura ibanga, ariko no mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 abisobanura ibanga. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 9 bisobanura ibanga, ariko hariya mu Byahishuwe igice cya 10 umurongo wa 5 na 6 ikiganza gisobanura indahiro. Ni ukuvuga ngo haraho bisobanura mu bimwe mu mirongo ya Bibiliya itandukanye, ariko ikiganza ni ibintu 16, uretse ko hari ibifite imirongo byinshi ibihuriyeho. Urumvise 16. Urakoze Pastor. Icyambere dusobanurire ikiganza nk'urugingo rw'umubiri. Nk'urugingo rw'umubiri Yesu yakoresheje ikiganza, byanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 15 bavuga ngo mbese ikirenge cyavuga ngo sindi ikiganza, ubwo sindi uwo ku mubiri. Bashaka kwerekana ko ikiganza kiri muri bimwe mu ngingo z'umubiri w'umuntu, kandi mu itorero natwe turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu wese akaba umutwe. Noneho ro mu itorero buri wese n'urugingo rwa mugenzi we. Bishaka gusobanura ko izo ngingo zitewe ku mubiri umwe. Ni kibwe nuko n'itorero rifite abakristo n'abakaba ari ingingo z'itorero, ariko Kristo akaba ari umutwe w'itorero kandi akaba ari umutwe w'uwo mubiri ugizwe n'izo ngingo zitandukanye. Bisobanura ngo ingingo z'umubiri ziratandukanye, ni nyinshi. Hari amaso, hari amatwi, hari amaguru, hari ibiganza nyine nk'uko bisanzwe, hari ururimi. Ibyo byose bikora umurimo ku mubiri w'umuntu, ariko bigakora imirimo itandukanye. Buri rugingo rukagira role: amatwi akumva, amaso akareba, ururimi rukatuma umuntu avuga, amenyo agahekenya, izuru rikihumuriza. Noneho rero ibiganza bigakoresha biyobora amaboko gukora,
buri rugingo rwose rukagira role. Ahangaha bishaka kwerekana ko niba twese turi ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we, bashaka gusobanura ko iyo duhuye n'ikibazo turi mu itorero, ni nk'uko ingingo z'umubiri zahuye n'ikibazo, ni ukuvuga ngo niba ijisho ryahuye n'ikibazo n'ikirenge cyerekane ko cyahuye n'ikibazo. Urugero, iyo umuntu ari impumyi ntabwo hasitara amaso, ahubwo hasitara ibirenge. Bigaragara ko amaso guhuma kwayo biteje ikibazo ikirenge kuko ari ingingo z'umubiri umwe. Ahangaha rero bashobora kugukubita, aho bagukubita amaguru hakarira amaso, bigaragara ko amaso ababazwa n'uko amaguru yakubiswe, niko bisobanura. Niba ibirenge bisitara kubera amaso yahumye, ni ukuvuga ngo ibyo birenge bibabajwe no guhuma kw'amaso, niko bisobanura. Ahangaha rero mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 umurongo waho wa 5 haravuga ngo Herode amaze kwicisha Yakobo kugira ngo anezeze abayuda, ariyongeza afata Petero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amushyira mu nzu y'imbohe, ategereje ngo nyuma y'iminsi ya Pasika amushyira abayuda. Yari ashaka kumwicisha nawe kugira ngo anezeze abayuda. Hariya ku murongo wa 5 haravuga ngo Petero bamaze kumukura muri bene se, abo basenganaga, ijambo ry'Imana riravuga ngo nabo ntabwo bagiye mu kazi, ahubwo basigaye batitiriza basengera Petero kugira ngo Imana itabare abashe kurokoka amaboko ya Herode. Nuvuga ngo icyatumye Petero ava mu nzu y'imbohe ntabwo ari uko Imana yamukundaga kurusha abandi bantu, ntabwo ari uko yarakoze ibyiza kurusha abandi bantu, ahubwo nuko amasengesho y'abera babanaga nawe berekanye ko nabo ari urugingo rumwe na Petero. Nuvuga ngo niba urugingo rumwe ruvuye mu zindi ngingo, n'abandi nabo baba batakaje urugingo, bagomba kurirana nawe. Narizo mpamvu mu Baroma 12 tagire ku murongo wa 12 kuri 20 avuga ngo mubabarane n'abababara kandi murirane n'abarira. Bisobanura ngo dufatanye imibabaro nk'uko turi ingingo z'umubiri umwe wa Kristo Yesu. Ahangaha rero itorero icyo twarikangurira nuko iyo umuntu yahuye n'akaga, abakristo basengana nawe bumva ko kaga ari akabo. Ese iyo umukristo ajanywe mu nzu y'imbohe, abasengana nawe bumva ko bose bafunzwe? Ese iyo umukristo ari mu bitaro, abasengana nawe bumva ko bari muri ibyo bitaro? Kuko hari igihe usanga harimo ari amahano akorwa. Niba abantu baririmba ari abantu 40, korale y'abantu 40, umwaka barwariye muri hopitale, ugasanga ukwezi gushize harageze iyo 3 gusa kandi ari abantu 40, abo bantu bigishijwe ubutumwa bwiza ko turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu kandi ko buri wese ari urugingo rwa mugenzi we. Ahangaha ni ikibazo gikomeye ku itorero rya none. Hariya muri Luka 16 umurongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 10 yaravuze ngo abana b'iyisi ni abanyabwenge ku by'ingoma zabo kurusha abana b'umuco. Bisobanura ngo abapagani bakunda gusangira kurusha abakristo. Kubera iki? Nuko abakristo batigishijwe ko igihe bakizwaga bahindutse ingingo z'umubiri umwe. Ntabwo ikirenge cyakwima ijisho, kuko iyo turisha umuntu tugahekenyesha amenyo nico gituma amaguru abasha guhagarara. Nukuvuga ngo niba ikibazo gishikiriye umuntu umwe mu itorero kikamufata, cya kibazo cyari gikwiriye kuba ic'abakristo bose basengana nawe ndetse n'abadasengana nawe ariko bamuzi, kugira ngo bigaragare ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu kandi buri wese abe urugingo rwa mugenzi we. Bibaye bityo nta mukristo wagahuye n'ikibazo. Ariko kuko buri wese abanyamwigendaho kandi twitwa ingingo z'umubiri umwe, ijisho rikirwanaho, ugutwi kukirwanaho, ukuguru kukirwanaho, ikiganza kikirwanaho, ntabwo umuntu ashobora gutsinda na hato. Nizo mpamvu ikiganza nk'urugingo rw'umubiri ni ikigaragaza ko turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu kandi ko tugomba kubabarana cyangwa tukishimana. Ibibaye byose tukabisangira, byaba ibyago cyangwa byaba amahoro. Urakoze Pastor. Ikiganza kumugisha, ikiganza kumugisha, urabona Yakobo ahungira mu Egiputa, Yosefu yari yaragurishwe kera, ageze yarashaka, amaze gushaka byarira y'abana 2, we na Sinati babyara uwitwa Manase n'uwitwa Efraimu. Abo bana 2 ntabwo Yakobo yarabazi, ariko noneho
ahungiye mu Egiputa yari akeneye kugira ngo azarebe kuri Yozefu, ariko nta byiringiro yari afite ko akiriho, kuko yari yaragurishijwe na bene se, basa naho bamuhebye, ntabwo yaragiye abizi. Ariko asanze ariho anezerwa cyane, bituma anezerwa n'ibyamuvuye mu nda. Niho yavuze ngo abana bawe wabyariye mu Egiputa nabanje, abo uzongera kubyara bo nabawe, ariko abo ngabo bo ndabashira mu mubare w'abana banje nka Rubeni, nka Simiyoni, nka Yuda, bagire ubushobozi bwo kwitwa abaragwa bibyanje mu bana banje. Ico gihe rero byasabaga kugira ngo abasharambike ibiganza bihinduka umugisha kuri bo. Ntabwo bagomba kubona umugisha atarambuye ibiganza. Niho yagiranye amasezerano na Yozefu, tukanzanira abana bawe isezerano mbaraze ryo kwitwa abana banje, bakava ku izina ry'ubwuzukuru mbarambike ibiganza. Yarabazanye, niko byagenze. Azana Manase na Efurayimu. Umukuru yari Manase, umuto yari Efurayimu. Noneho kuko Yozefu yishimiraga ko Manase aringanira n'ukuboko kw'iburyo kwa se, naho Efurayimu muto akaringanira n'ukw'ibumoso, niko yabajanye. Yafashe Manase amushira mu kuboko kw'iburyo kugira ngo bizahuze n'ukwase. Afata noneho Efurayimu namushira mu kuboko kurahuza n'ukwase kw'ibumoso, niko yabigenje. Nuvango kuko barebanaga ukuboko kw'ibumoso kwa Yozefu kwari kuringaniye n'ukw'iburyo kwa Yakobo. Kuko barebanaga ukuboko kw'ibumoso kwa Yozefu kwari kuringaniye n'ukw'iburyo kwa Yozefu. Ubwo noneho rero arabajana abagejeje imbere ya se Yakobo, ubwo ni Yozefu wari ubafashe kugira ngo abaheshe umugisha. None arabaringaniza, ariko igihe cyo gutanga umugisha ahushanya amaboko, ukuboko kw'iburyo kuja kuri Efurayimu, ahubwo ukuboko kw'ibumoso kuja kuri Manase. Yozefu aravuga ati ibyo ukoze ntabwo ari byo, ahubwo ngero uhindurage wibesha. Aravuga nti ndabizi mwana waje, uwo nawe azaba ubwoko bukomeye, ariko azakorera Efurayimu. Ubwo umugisha buratanzwe, yaba Efurayimu ahabwa umugisha, ariko afata umugisha w'iburyo, ariko na Manase nawe arawufata w'ibumoso, ariko nawe ahinduka ubwoko bikomeye, umugisha ubuvuye mu biganza. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo umugisha usobanura ikiganza. Urakoze Pastor, dusobanurire ikiganza nk'ibanga. Ikiganza kibanga hariya muri Matayo 6:3 haravuga ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni gutanga ituro, kw'ibumoso kwe kuzabimenya. Hari bifite ubusobanuro bwimbitse burusha ubwo ngubwo. Ni ukuvuga ngo hari iyo umuntu ajanye ituro imbere y'Uwiteka, ashobora kujana inkoko, ashobora kujana inka, ashobora kujana ihene, ashobora kujana amafaranga. Kuvuga rero ngo ukuboko kw'ibumoso kwe kuzabimenya, ntabwo wajana inkoko ipfunyitse mu kiganza ngo yose ubashe kuyipfundikira. Niba ari n'ihene ntiwayipfundikira mu kiganza kugira ngo ibumoso hatabimenya cyangwa iburyo hatabimenya. Ariko ahangaha ijambo ry'Imana rishaka kuvuga ngo niba ujanye ituro ryawe imbere y'Uwiteka, nyabuna tanga ituro ryawe rivuye ku mutima, kandi ubikora ubikunze, ariko we kugira uwubibwira. Ntabwo bisobanura kuko iyo abantu bahagaze hamwe ntiwatanga ihene ngo ndabiyobirwe, ho byashoboka. Ariko utanze ihene nkabimenya, ntabwo bisa no kugenda wiyamamaza ngo natanze ihene. Kuko hari abakristo benshi batanga mu itorero, waje kumubwira iti wanguza amafaranga, akaba aravuze ati natanze gw'icacumi, nari nyafite ariko kano kanya maze kuyatanga mu icacumi. Nico Imana idashaka. Ntabwo Imana ishaka ngo uvuge ngo natanze icacumi kingana nk'uko nguko. Ntabwo Imana ivuga ngo natanze icacumi kiremereye muri ubu buryo. Ya ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko kwawe ni gutanga, ukw'ibumoso kwe kubimenya. Ni ukuvuga ngo icura atanga we kubyamamaza. Ahangaha rero niko bivuga. Hariya mu Byahishuwe 13:16 na 14:9 havuga ikiganza nk'ibanga, kuko bavuze ngo hari abashizweho ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza. Bisobanura ngo gushirwaho ikimenyetso mu kiganza bisobanura ngo dugukorana na Antikristo mu ibanga. Naho gushirwaho ikimenyetso mu ruhanga ni ukwerura. Hari abantu bemeye gukorana na Satani barerura, ubwo kiri mu ruhanga. Ariko hari n'abakorana na Satani mu buryo bw'ibanga, ubwo kiri mu kiganza. Ubwo ruvango ikiganza cyo gihe gihindutse ibanga ryabo. Akorana na Satani ariko ntashaka kwerura.
ubwo ikimenyetso kiri mu kiganza, ariko akorana na Satani ashaka kwerura, ubwo ikimenyetso kiri mu ruhanga. Ico gihe rero ikiganza gisobanura ngo ibanga. Urakoze Pasi, dusobanurire ikiganza nk'umurimo. Ikiganza ni nk'umurimo, bisobanura ngo imirimo yacu dukora yose iva mu biganza. Hariya mu ba Efesi igice ca 4 murongo waho wa 27 kugeza kugera 8 haravuga ngo ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, buri wese akoresha amaboko ye kugira ngo abone ibyo kurya asagurire n'abakene. Hariya muri Bibiliya y'umwemerere ijambo keri nibisobanura ngo buri wese akoresha ibiganza bye. Ntimubererekere Satani, uwibaga ntiyongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha ibiganza bye. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda bavuze ngo buri wese akoresha amaboko ye, ariko Bibiliya y'umwimerere avuga ngo buri wese akoresha ibiganza bye. Hariya rero Pawulo yashaka gukangurira abantu ko ibiganza byabereho gukora umurimo. Muri Yesaya igice ca 3 murongo wa 10 haravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'ibiganza byabo. Mu Kinyarwanda bavuga ngo y'amaboko yabo, ariko muri Bibiliya y'umwimerere bavuga ngo y'ibiganza byabo. Muvuge muti umukiranutsi azagubwa neza kuko azatungwa n'imirimo y'ibiganza bye. Ariko muri Yesaya 65 murongo wa 22 haravuga ngo ntabwo bazubaka amazungu abandi babayebemo, ntabwo bazatera inzabibungu abandi barye imbuto zazo. Abantu bazagubwa neza barame imyaka nk'ibiti. Noneho rero ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abatoni banje bazashira kera bishimira imirimo ivuye mu biganza byabo. Niko Bibiliya y'umwimerere ivuga. Abatoni banje bazashira kera bishimira imirimo iva mu biganza byabo. Ni ukuvuga ngo imirimo iva mu biganza muri Bibiliya y'umwimerere. Ariko iyo abantu bavuga ngo twari tugiye guhura n'akaga ariko tubona ukuboko kw'Imana, Bibiliya ntabwo ikoresha ukuboko, ahubwo iravuga ngo twari tugiye guhura n'akaga ariko tubona ikiganza c'Imana. Ikiganza c'Imana rero ni ugutanga umugisha, ikiganza ni uguhana, ikiganza ni ukukora umurimo n'ibindi nk'ibyo. Pasi, dusobanurire ikiganza nk'indahiro. Ikiganza nk'indahiro usomye mu Byahishuwe igice ca 10 umurongo wa 5 na 6 havuga iby'agatabo, uko Yohana yafashe agatabo kari mu ntoke za marayika akagaconcomera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko kamuryohereye mu kanwa ariko kagera mu nda kagasharira. Ariko avuga ko yashinze ikirenge cye ku nyanja, ikindi kirenga akagishinga ku butaka, akarambura ikiganza, noneho agahamiriza imbere y'Uhoraho. Hariya bisobanura ngo Yesu yari yambaye igicu, byasobanuraga ngo ubwere bwari muri Kristo. Yesu ijambo ry'Imana avuga ngo umukororombya wari ku mutwe we, byasobanuraga imbabazi zari muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana avuga ngo mu maso ye hasaga n'izuba rirashe, bisobanura ngo Yesu yarangwaga no gukiranuka kuko hari izuba ryo gukiranuka, kandi abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Bisobanura ngo mu maso ha Yesu hasaga n'izuba, kwari gukiranuka kwari muri we. Noneho rero hari ijambo ry'Imana avuga ngo ibirenge bye byasaga n'inkingi z'umuriro, byasobanuraga ko Yesu Kristo yarangwaga n'ubwere, akarangwa no gukiranuka, akarangwa n'imbabazi, ariko inkingi z'umuriro yarangwaga n'umurimo w'ubucamanza, kuko ijambo ry'Imana razangwa azabaje gucira imanza abazima n'abapfuye n'ubucamanza. Naho agatabo mu ntoke ze kashushanyaga ubutumwa bwiza. Hariya rero kufata ikiganza ce arambutse ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ubumoso ku butaka, yaratanze ndahira imbere y'Imana ko ubutumwa bwiza bugomba kwamamazwa haratuwe n'ahadatuwe. Bisobanura ngo ahatuwe n'abantu benshi bahita inyanja, ahatuwe n'abantu bake bahita ubutaka. Nubango mu butayu ubutumwa bwiza bugomba kugerayo kuko n'abake bariyo bakeneye ubutumwa bwiza. Ntaho tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza ngo tugeraho tugarukira, kuko abantu mu nshingano ya Yesu Kristo basa naho bashizeho imbago. Ugasanga babwiriza hamwe bakareka ahandi, ugasanga babwiriza horoheje ahakomeye bakahareka. Ariko muri Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo wa 2 haravuga ngo ugira umwete
wo kuvuga ubutumwa bwiza mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ahangaha bishaka gusobanura ko ubutumwa bwiza bwamamazwa ahatuwe na benshi, ariko bukamamazwa no mu butayu ahatuwe n'abake, kugira ngo twuzuze inshingano ikomeye ya Yesu Kristo yo kuvuga ngo mugende muhindura amahanga yose. Mu mahanga yose haratuwe na benshi n'ahatuwe n'abake. Abo bose rero bisaba kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Baba abo bake bari mu mashamba, baba abo benshi bari mu mugi, abo bose bakeneye ubutumwa bwiza. Nizo mpamvu Yesu arambura ikiganza, yakoresheje ikiganza atanga indahiro ngo ndarahiye ngo ahazaba haruhije hazabwiriza ubutumwa bwiza, n'ahazaba horoheje hazabwiriza ubutumwa bwiza. Hariya ku murongo wa 11 mu Byahishuwe igice cya 10 haravuga ngo nuko genda wamamaza ubutumwa bwiza ubwira ab'indimi nyinshi, ab'amahanga menshi, ab'amoko menshi, n'ab'abami benshi. Nuvuga ngo tubwiriza aboroheje n'abakomeye, tubwiriza abaturage n'abami, tubwiriza ubutumwa bwiza abayobozi b'isi, tubwiriza ubutumwa bwiza abayoboke b'isi aho baba baturiye hose. Iyo ndahiro yo gufungura umurimo w'ubutumwa bwiza ku isi yose. Nuvuga ngo ikiganza ico gihe kibaye indahiro. Iyo weretswe rero ukabuhishuriwe cyangwa ukabonekewe, biterwa n'inzira Imana yatoraniye yo gushaka gukorana nawe. Shobora kuza mwibonekerwa nka Aburahamu, cyangwa se bikaza mu nzozi nka Yakobo, cyangwa se bikaza mu yerekwa nka Ezekiel, cyangwa se bikaza mu kimenyetso ntajwi rivuze nka Gideon, cyangwa se bikaza mu buryo butaziguye nka Mose, cyangwa se bikaza mu mandiko nka Daniel, cyangwa se bikaza mu muhanuzi nka Yesaya, cyangwa se bikaza mu guhishurirwa nka Yohana. Uko bije ugomba kongera gusenga. Kuriya tubonye ko ikiganza gisobanura ibintu 16, gishobora kuza ari kimwe muri ibyo kuri wowe, kuko ikitari mu byanditswe byera ntabwo ikiganza kizaza gisobanura ukundi kuri wowe. Kizaza ari imbabazi, cyangwa kize ari igihano, cyangwa kize ari inkomoko y'ibintu byose, cyangwa kize ari umuvumo, cyangwa kize ari ubutabazi, cyangwa kize ari umugisha, cyangwa kize ari intambara, cyangwa kize ari umuntu, cyangwa kize ari ibanga, cyangwa kize ari ubuzima, cyangwa kize ari imbabazi. Aho kizazira hose uzongera usubire gusenga rutima ko ikiganza gisobanura ibintu byinshi kuri jewe. Cyaba ari umugisha, cyaba ari imbabazi, cyaba ari ibanga, cyaba ari ugutabarwa, cyaba ari imbaraga, cyaba ari intambara, cyaba ari ubuzima, cyaba ari ubwo Imana irongera ikagira ishishurirwa kugezaho ryo kukwereka igihuje n'inzozi warose cyangwa niyerekwa bobonye. Ubwo rero ikiganza tucubwe dusyo gisobanura ibintu 16. Imana rero kwizakugenderera kizaba ari kimwe mwabiriya, kuko ntajwi ry'Imana ryazana ubutumwa bwiza ngo buze buvuguriza ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abera b'Imana bavugaga ibivuye ku Mana bashorewe n'umwuka wera, kugira ngo bitanyurana n'ibyanditswe byera Uwiteka Imana yahumetse, kuko byose byahumetswe nawe. Murakoze, Imana ibaye kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka tugushimire Pastor, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwira ngo nawe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu uzofata ibiganiro byacu akabisharinga, akabipartisha, akabihereza inshuti yiwe. Tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri gusenga evi, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye, kandi tugusaba kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ubuheze inshuti yawe, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwe. Pastor, sinzi uko shobora kongeraho cyane ya gusenga every day kubo dusangira ibyo kurya byera ijambo ry'Imana. 07866966 2 0 07866966 2 0 kuri channel ya gusenga every day. Imana ibaha umugisha. Urakoze Pastor, ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.